Umwarimu witwa Kelly w'imyaka 32 y'amavuko wigishaga mu mashuri yisumbuye, yari azwiho kugira umurava ku kazi ke, kubaha abayobozi, abarezi bagenzi be ndetse n'abanyeshuri. Gusa yari afite ipfunwe ry'uko ajya mu nkundo za hato na hato ntizigire umusaruro zitanga cyangwa zigapfa adakoze ubukwe. Igihe kimwe kuri iryo shuri uwo mwarimukazi wasaga n'ukuze mu myaka yigishagaho, haje umunyeshuri mushya witwa Tito. Umunyeshuri wari uhaje kuhiga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye. Uwo munyeshuri yari afite imyaka 18 y'amavuko, yiga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye. Ni umusore wari ushinguye, muremure, utuye neza, bimwe abagore bakunda. Yari afite amatuza, icyongeye hari umuhanga mu ishuri. Uyu mwarimu witwa Kelly yabanje kumufata nk'abandi banyeshuri bose, ariko mu minsi mike yatangiye kubona Tito atandukanye n'abandi bose. Uko yigishaga yahoraga amureba akamwitegereza, kandi nta kindi kintu cyari kikimurangaza nk'uko yarangariraga uyu musore wari ukiri muto. Tito kuko yari afite ishyaka ryo kwiga, yabaga atumvise neza isomo rya literature Kelly yigishaga, akajya kumubaza. Kelly rero yamubwiraga kuba aretse gutaha akaza kumufasha amasomo arangiye. Bigitangira Kelly yabifataga nk'ibyoroshye, ariko uko iminsi ishira yagiye arushaho gukunda umunyeshuri yigishaga. Uko iminsi ishira Tito nawe yagendaga atinyuka mwarimu Kelly, gusa yabifataga nk'ibisanzwe. Hari n'ubwo yigeze gutsinda isomo rye. Bukeye aramushimira, aramubwira ngo mwari, uburyo unsobanurira unyitayeho bituma nsobanukirwa kandi nkumva nkwisanzuyeho no mu buzima busanzwe. Ni wowe muntu wa mbere numva unsobanurira ibintu bikanyinjiramo indani. Mwarimu Kelly nawe yaramusubije ati, ni akazi kanjye kukwigisha, ariko nejejwe no kumva uko ubifata utyo. Ariko iryo joro mwarimu Kelly ntiyasinziriye. Yabonye ko hari ikintu kidasanzwe cyamubujije amahwemo. Yakomeje kwihagararaho nk'umwarimu, birumvikana. Yajya areba Tito, umutima ugasimbagurika, akumva ko baba bari kumwe buri gihe. Kumbi ubwo urukundo yakunze umunyeshuri yigisha rwari rwatangiye kumugurumanamo. Reka nkusabe, niba ukurikiye iki kiganiro, ukore subscribe niba utarayikora, niba warayikoze ukande like, uduhe n'igitekerezo cyawe binyujije muri komenti, ndetse ntiwibagirwe no gukora share. Inkuru yacu ikomereza igihe kimwe aho Tito yigeze kurwara indwara yoroheje. Icyo gihe yari ari ku ishuri. Mwarimu Kelly abimenye yahise ajya kumushakira amazi, amusabira uruhushya, arataha. Ariko amuha nimero ye ku gapapuro ngo nagera mu rugo amuvugishe. Tito yageze mu rugo aramuhamagara, amubwira ko yagezeyo. Ubwo mwarimu Kelly nawe yari yavuye ku kazi, amusaba ko baganira. Bakomeza kuganira, ariko Tito akazana ibiganiro bijyanye n'amasomo, mwarimu Kelly akabinyuza hirya. Tito yageze aho abwira mwarimu ko akeneye kuruhuka, araryama arasinzira. Kelly yasigaye asuhuza umutima, akibaza ukuntu atangiye gukunda umunyeshuri yigisha, bikamuyobera. Ariko akomeza kwihagararaho nk'umuntu wari ukuze. Muri ubwo burwayi mwarimu Kelly yitaye kuri Tito bidasanzwe, akamwandikira, akamubaza uko ameze buri kanya, mu gitondo, saa sita na nijoro. Tito nawe atangira kwiyumva ukuntu, akumva inshuti ze ntacyo zimaze, ahubwo ko agomba kwisanzura kuri mwarimu Kelly. Batangiye kujya bohererezanya ubutumwa bwa buri kanya. Kelly akabaza Tito niba yariye, undi nawe ntatinde gusubiza. Bibaho. Kelly ageze aho aracikwa, abwira Tito ko amukunda, ariko yabimubwiriye kuri telefoni. Tito abifata nk'ibisanzwe. Hashize iminsi mike, Tito yagarutse ku ishuri, akajya areba mwarimu Kelly akagira isoni, ariko mwarimu Kelly we ntiyatinyaga kuko yari umuntu mukuru. Ahubwo mu gihe Tito yari arwaye, yateguye ibaruwa ayandikira Tito, amusaba ko yajya amuba hafi.
Bitewe n'uburyo Kelleri yabaye hafi ya Tito mu burwayi, Tito yumvaga ari iby'agaciro, abwira Kelleri ko azamuba hafi uko azabishobora kose. Uko iminsi yashize, umubano warushijeho gukura. Umubano wabo urushaho kugenda ukura, barushaho kugenda babwirana amagambo y'urukundo. Bakajya bavugana cyane cyane nyuma y'amasomo. Tito nawe atangira gukunda umwarimu. Kelleri nawe akubaha umwana yigisha nk'umukunzi we, ibintu birakomera cyane. Barakundanye bya nyabyo, Tito anasezeranya mwarimu Kelleri ko bazabana. Urukundo rurashyuha, Kelleri atangira kwiyumvisha ko we yari yarabuze mu buzima bwe amubonye. Batangiye kujya bahurira ahantu nko muri resitora bagasangira, urukundo rwabo rurakura. Gusa Kelleri yari afite impungenge z'uko yazatakaza akazi ke mu gihe abayobozi bazamenya ko akundana n'umwana arera. Umunsi umwe, umwarimu mugenzi wa Kelleri yabafashe bari kuganira cyane ku ishuri mu gihe abandi bari bamaze gutaha. Nubwo nta kidasanzwe bari barimo, ukuntu barebanaga byahise bituma akeka umubano wa bombi. Uwo mwarimu yatangiye gukwiza ibihuha, avuga ko hari umubano udasanzwe hagati ya Tito na Kelleri bitewe n'uburyo yababonanye, ndetse n'abandi bahita batangira kuvuga ko bakunze kubabonana nyuma y'amasomo. Mu minsi mike, inkuru yarakomeye cyane ku buryo ubuyobozi bw'ishuri bwayumvise. Mwarimu Kelleri abajijwe ibyo ari byo byose, yagerageje kubihisha, ariko amarira atangira kumuzenga mu maso. Tito yahise ahamagarwa ngo asobanure ibyo ari byo, bahamagara n'ababyeyi be bose kugira ngo agire icyo abasobanurira. Icyo gihe byarabagoye bose, ahubwo amarira azenga mu maso yabo, kuko byari bigoye kuvuga ko umwarimu w'imyaka irenga 30 akundana n'umunyeshuri w'imyaka 18. Mwarimu Kelleri yahise yigwaho. Mwarimu Kelleri yatangiye kwigwaho, afatirwa ibihano, ariko akajya yigisha akorwaho iperereza. Ababyeyi ba Tito nabo basabwe kwimurira Tito ku rindi shuri. Ariko ibi byose byatumye urukundo rwabo rusakara ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bamwe barabashyigikiye bavuga ko urukundo rutagira imipaka. Abandi barabyamaganye bavuga ko mwarimu Kelleri yishe amahame y'akazi. Inkuru yabo irakura, igihugu cyose irakizenguruka, aho ugiye hose ukumva bavuga inkuru ya Kelleri na Tito. Ababyeyi ba Tito baramujyanye, bamubuza gukundana n'umwarimu kuko yamurutaga. Amaze kwiga, bamujyana kuba muri Amerika, ari naho yakomereje amashuri. Gusa Kelleri bakajya bavugana kuri telefone. Kelleri yarababaye cyane, Kelleri yararakaye, Kelleri yumvise nabi nk'uko byahoze mu minsi ya kera. Ariko nta kundi, gusa urukundo, abakundanye si nka Bluetooth ngo iyo igiye kurira acika. Bakomeje gukundana, bakabwirana amagambo meza, bakabwira ko bakumburanye. Tito ageze aho asezeranya Kelleri kuzamujyana muri Amerika. Reka nkubwire ko urukundo nyarwo rutareba imyaka, rwihanganira ibibi n'ibyiza. Niba ufite umuntu ukunda, bimubwire. Inkuru yacu tuyihiniye aha kubera ko twanze kurambirana. Niba ushaka ko dukomeza iyi nkuru, nyandikira muri komenti utubwire nk'uko wowe ubyumva. Ntiwibagirwe gukora subscribe niba utarayikoze, ukore like ndetse ukore na share. Wakoze kubana natwe muri iyi nkuru. Niba hari ikiyigiyemo, bidusangize muri komenti kugira ngo natwe tubikuremo isomo. Ndagushimiye.